Twongeye kubaha ikaze rero inshuti bakunzi ba Satini TV. Tugiye kwiga uyu munsi isomo ry'ukuntu bahanagura umuntu ibiheri muri Photoshop, ku buryo nyine usanga uwo muntu nta gaheri na kamwe afite. Dufashe urugero, urabona nk'iyi foto dufite hano, nako uyu muntu arwaye ibiheri byinshi cyane, ariko hano urabona ko nta giheri na kimwe arwaye. Before and after. Ibi bintu twabikora dute rero? Kugira ngo tubikore tugomba kwinjizamo ya foto. Kiye gukora ntavuga, ariko muragenda mureba step by step, ntabwo ari ibintu bikomeye. Katwinjizemo ifoto, then nkuko tubimenyereye ifoto tukabanza tukayiholdinga, twarangiza tukaza kuri layers, ifoto tukayikuraho akagufuri, tugakanda OK, then tugatangira kuyihanagura. Kugira ngo rero tuyihanagure tujya ahangaha, tujya aha cyangwa kuri keyboard yacu tugakanda handitse ja. Iyo tumaze kuhakanda rero, icyo dukora ni iki, tuhita dutangira guhanagura ibiheri. Aho dukanze hari igiheri cyita kivaho automatically. Ndakeka mwese murimo murabibona ko biri kugenda bivaho, tugenda tugira buhoro buhoro kugeza turangije. Nibutsa abantu batarakanda subscribe kuri channel yacu ya Satini TV yuko bagomba gukanda subscribe ndetse bagasharinga kugira ngo iyi video igere ku bantu benshi, kugira ngo twuzuze amasaha amafaranga yo kuri YouTube natwe dutangire kuyarya. Kandi amasomo nkomeza kubaha niba bashimisha, nyaboneka mujye mwibuka guteraho comment, mvuga uko mubibona, ndetse ntimukibagirwe gukanda like mu gihe video yageze gute yagushimishije. Iyo nshizeho video nkabona yagize like 10, 30, itavuga ati se muri sub 1150 mfite, abantu bashimishijwe na video ni abantu 30 gusa koko. Murabona ko guhanagura ibiheri ni ibintu biba bitagoye, ni utuntu tuba tworoshye, kugenda ukandaho gusa ku giheri tukanagabanyaho gatoya kugira ngo tuze dukura agaheri kari hano ndetse n'ahangaha, tugakomeza duhanagura muteraho comment, muvuga isomo mwifuza, isomo rya danje mwifuza ko nzabigisha muri Photoshop, kuko akenshi iyi channel nayishyiriyeho kugira ngo tujye twiga, tujye twungurana ubumenyi. Uramutse ukoreye umuntu agafoto passport, warangiza ukamuhanaguriraho n'uduheri neza, agafoto kakamera neza, ababona ko umuhaye serivisi nziza pe, nako ibiheri byose bimaze kumushiraho, nako umuntu wacu tayari twamuhanaguye koko ibiheri byose bishizeho. Cyo dukora kindi rero ni iki, tugaruka kuri layers, ya layer yacu tugaklikaho right click, then tukaza tugaklika handitse duplicate layer, tugakanda OK. Bivuga ngo ya layer yacu butayari tugize layer ebyiri zisa, ya layer twayikozemo copy. Iyo tumaze gukora copy rero duhitamo ino layer yo hejuru, tukaza tukajya kuri eraser tools. Hano kuri eraser tools, nubwo wahita uklika kuri E kuri keyboard yawe, eraser tools itijyamo, ariko ntabwo tugiye kubanza kwerazinga. Ikintu tugiye kubanza gukora ni ugufilteringa ino foto. Turajya kuri filter, tujyanditse blur, then tujyanditse surface blur, tugabanye zoom,
hanyuma ifoto tuyishyiremo neza, niturangiza twongere. Hano ko ifoto yacu tayari ihise ibruringa, then tugakanda OK. Nibwo rero tuhita tujya kuri eraser, tukaza tugakirika mu misatsi ye. Hano ko imisatsi yiwe isi isubira uko yari imeze, tugakirika ku misatsi yiwe, ndetse tukaza tugakirika no ku ngohe ze, tugakirika no ku ngohe ze zigasubiramo. Tayari iyi foto yacu tumaze guhanagura wa muntu ibiheri. Tunayikropinge, turayikropinze. None rero ya before and after nayikoze gute? Uramutse warasobanukiwe neza uburyo dukora amafoto passport, cyahita bikorohera cyane. Ya before and after nayikoze gute? Naje kuri desktop, fata ya foto ya original, turimo turahanagura ibiheri, nyongeraho akanyuguti kamwe. Ndangije ndazanye insatinga muri Photoshop, kuko ntago twazishyiramo zombi zifite amazina asa ngo zemere kujyamo, ukayishyiramo nayo. Dushaka tuhite tunayikropinga, bino bintu by'umweru biveho. Urabona ko iri muri crop n'ubundi, nta bintu by'umweru nabyo biveho. Then ukande enter, nurangiza ukande kuri control N cyangwa ujye kuri file, ukande new paper A4. Hano yitamo size ushaka, reka tuyigire A6, then tukirike OK. Tayari dushyizemo urupapuro rushyashya, ko turashaka gukora before and after. Twarangiza tukabanza tugakuraho crop, tukareba layer yacu nibiriho akagufuri tugakureho, ni double click, uklika kuri layer ukayitwanda OK. Tukahita tujya kuri image rotation, tukayirotatinga, then tukaza kuri za layer z'ifoto yacu. Iyi ni after, iyi ni before. Before nayo tuyikura akagufuri, double click OK, then enter. Tukahita tuyizana tukayishyiramo. Tayari urabona ko yagezemo. Tukakanda control T ni transform, tukahita tuyitransforminga, then OK. Tukazana na ya foto yacu yindi tumaze gukora, tukabanza kuri layers hano tugakirikaho right click, tukaza tugakirika kuri merge visible. Icyo gihe za foto uko ari ebyiri tuba tuzihuje. Tukahita tuyizana, tukabanza tukayishyira hejuru iyi kugira ngo bibe binganya size. Tugakirika control T, tukabinganyisha size, then tukayizana. Tayari tukaza kuri text, hano tukandikamo before, tukakegezaho, tukazana na text, tukandika hano after. Rero umuntu utarakora subscribe, ugomba gukanda subscribe kuri channel yitwa Satin TV. Rwose uba ugomba gukandaho subscribe kugira ngo ujye ukomeza kudukurikirana tano kwa tano. Inkunga ya subscribe yawe irakenewe cyane 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 cyane, kandi turagushimiye wowe ukomeje gukurikira iri somo ry'uko duhanaguraho umuntu ibiheri mu gihe turi kumukorera ifoto muri Photoshop. Hanyuma rero turangije gukora ibintu twakoraga, ubu tugiye gusevinga. Turaza save as, duhitemo dusevinga kuri desktop, duhitemo ko tugomba kuyisevinga ari JPG, then tuyite izina. Reka tuyite before gusa, kwari mfitemo indi yitwa before and after, then tukakanda save. Ifoto tukaba turayisoje.
Bano rero mwari mukurikiye iri somo, turabashimiye cyane tubikuye ku mutima, kandi mujye mukomeza kwibuka gukanda subscribe, gutera comment ndetse